Reka nongere nsuzeho dukurikiye hano kuri YouTube channel Slim Jesus Entertainment. Nkuko musanzwe mubizi ni byiza byinshi tugenda tubagezaho ndetse tubahereza updates zigiye zitandukanye uko bwije no ko bukeye. Guys, murabiza abantu benshi kuri uyu wa gatandatu itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2021 habaye icyo nakita nk'umutingito, aho ikirunga bita Nyiragongo cyo mu gihugu cya Kongo cyarutse, bikaba byagizeho ingaruka abantu benshi ndetse n'abaturiye hafi y'umupaka wa Kongo. Ndavuga abatuye mu karere ka Rubavu, byabagizeho ingaruka. Abantu bamwe na bamwe baratakamba baravuga bati ibintu bimeze nabi, ubuzima bugeze habi. Abandi bese byaramarira gusa, byari ibibazo gusa, dore ko n'abantu benshi bari nk'amafoto ari kugenda postingwa kuri status z'abantu batandukanye kuri WhatsApp, bagiye bapostinga berekana abantu barimo barahunga, abantu bo muri Kongo bari guhunga nyine, ubona ko ari ibintu bibabaje cyane, ndetse harimo n'akavuyo nyine, ubona benshi hari n'abavuze ngo umupaka bawufunguye kugira ngo abantu bari muri ako gace katatswe babe bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi niko ari kuvuga, ariko muri aka kanya ntabwo turabona amakuru yizeye ngo tumenye koko nimba ari byo, dore ko n'undi batapfa gupfa kurekura abantu gutyo gusa nanone batabanje gucekinga no kwera inkongi. Abantu batuye rero mu karere ka Rubavu bo mbese barimo baravuga bati ibintu birakaze, dore ko abenshi bagiye banapostinga, dore n'amafoto benshi turi gukoresha amafoto dukesha abantu batuye mu karere ka Rubavu, dore ko bo ari nk'abo babegereye Goma ndetse baba bari kubireba neza. Rero mureke dusengere igihugu cy'abaturanyi, igihugu cya Kongo, nyamuneka ibi bintu biba amahoro, nibize gutera ibibazo bikomeye, dore ko nko mu mwaka wa 2002 byabateje ibibazo bikomeye cyane, aho hapfuyemo abantu bagera ku ijana cyangwa barenga, bazize kuruka ku iki kirunga cya Nyiragongo gikunda kuruka cyane, dore ko ari kimwe mu birunga bikiruka, ndakeka ku isi yose ni kimwe mu birunga bikiruka kandi bifite uburemere bukabije. Rero guys, rero mureke dufatanyiriza hamwe dusengere igihugu cy'abaturanyi, ibi birabibya rwose nibize kugira ikibazo bitera. Iyi ni Slim Jesus Entertainment, kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, ni byiza byinshi tuzagenda tubagezaho uko bwije no ko bukeye.